Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Satani abizi neza yuko iyo ijambo ryawe ribumbuwe nta gusenga. Abizi neza yuko abantu abajyana mu bushakashatsi budafite 12, akabayobya akabashyira mu bwaka. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none ntacyo twakora tutabanje gusenga. Ariko nanone Satani ni umuhanga, yagerageje kwegera bamwe mu bafite impano zo gusenga, abumvisha yuko badakwiye kuyoborwa n'inyandiko ntacyo zimaze. Abo nabo baricaye bakeneye kubiyereka, ariko ibyanditswe byera bitabigizemo uruhare. Uduhe kugira ngo ubwo turi aha ngaha ducike ubwo buyobe bubiri, tubashe gukurikirana icyo ushaka kutubwira mu ijambo ryawe. Uduhe kugira ngo rigire imbaraga, ribumbure imitima yacu, kandi ushyiremo ikintu gikomeye kizadufasha tukacyambukiraho mu minsi tugezemo igoranye cyane. Kandi Mwami Uwiteka, abana bawe udutandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo tutaba imbata ahubwo tuba umudendezo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuzima budusaba kugurisha byose. Ubuzima budusaba kugurisha byose. Buriya hari ikintu cyantangaje, ni iki kikubwira ko umuntu yakennye. Umuntu wakennye arakomeza akihagararaho, agakomeza akambara nk'uko yambaraga, ariko kubera ko amafaranga yavaga hagenda hakonoza, uratangira wajya kumva yashyize ikibanza yaragiye kubaka ku isoko, ariko abantu bakavuga bati hoya ntabwo agurishije inzu, agurishije ikibanza, buriya ntakennye. Hashira iminsi wajya kumva ukabona uhuye nawe yarafite urumodoka rw'urujipe runini, yibereye muri ka Karina E. Ukavuga se waguze iya kabiri yo kuzaza ugendana, yarangiza ati hoya, ati hari igihe ubona atari ngombwa iyi modoka. Ejo bundi ukazakubitana nawe atwaye akamoto, kamaze se imodoka wayiparitse, ati byose mba mbishoboye. Ukazajya kubona ukabona umuntu arakubwiye atari ko iriya nzu iri ku isoko. None se iri ku isoko agiye kujya hanze? Naho umuntu yarakennye ariko asigara ku ruhu rw'ubukire. Igihe rero kiragera n'inzu bakayirya, uko bucya bukira ubuzima bukazaza bugenda bumusaba kugira ngo ukwezi gutambuke, bimusaba kugira icyo agurisha, kugira ngo ukwezi gutambuke bimusaba kugira icyo agurisha. Nyuma rero hari igihe ibintu bishira mu rugo, akabura n'icyo agira gute, n'icyo agurisha. Ndagira ngo mbabwire ngo byanga byakunda, ubuzima bw'uyu munsi burimo burasaba abantu mu bigendanye n'iby'umwuka kugira ibintu bagenda bagurisha kugira ngo iminsi yicume. None muri uyu mwanya ndagira ngo utekereze cyane muri ibi bintu tugiye kwiga, wowe ugeze hehe ugurisha, usigaranye iki? Muri Bibiliya Itangiriro 25, Itangiriro igice cya 25, abasomyi ba Bibiliya tujyane 25. Ubuzima umunsi umwe bwagoye umwana w'umuhungu witwa Esawu. Ubu buzima bwamugoye bute? Murongo wa 27, Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, ariko yabaga hehe? Mu mahema. Maze Isaka yakundaga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse, kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo iki? Ubutware bwe.
Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka agira gute? Arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye iki? Ubutware bwe. Uyu munsi Esawu yabyukanye inzara isanzwe imeze nk'izo yari asanganywe, ariko uyu munsi Satani yongoreye Esawu amubwira ko nageze asangahe atararya arapfa. Esawu yajyaga agenda nta kindi kintu afite, yari atunze ibintu bibiri. Imbaraga ze nizo zamuheshaga icyo kurya. Icya kabiri, yagendanaga ubutware bw'umwana w'imfura bwari bufite ibintu bine bidasanzwe. Icya mbere, kuba umutambyi w'umuryango wose uzagukomokaho. Icya kabiri, kuba ari wowe ufite amahirwe y'uko umwana w'Imana umucunguzi w'isi azaca mu muryango wawe. Icya gatatu, gufata 1/4 cy'imitungo y'iwanyu. Icya kane, kuba uri umuntu ushobora kuba umutambyi n'umucamanza w'ubwoko bwawe. Ibi bintu umuntu ubifite yagenda gakeye, ariko inzara ikubita Esawu. Yakobo nawe aramureba amubonera mu nzara. Yakobo arangije ati ariko rero ibintu n'impanguhe, nta kintu wageraho utagize icyo utanga. None ubundi ko wishwe n'inzara, ubundi bikumariye iki? Esawu arangije aravuga ati n'ubundi ntacyo bimariye. Noneho uko Yakobo yarushagaho kumwima ibiryo, niko n'ibiryo byarushagaho kuryoha mu maso yande ya Esawu. Uko tuzarushaho kubura iby'isi, niko tuzarushaho kubikunda cyane. Uko amafaranga azagenda abura, niko urukundo twayakundaga ruzagira gute? Ruziyongera. Byagenze gute? Bibiliya yatumeneye ibanga. Esawu Bibiliya itubwira ko yari umuhigi. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu babiri. Yakobo yabaga mu mahema, Esawu yari umuhigi. Hari abantu benshi ubuhigi bumereye nabi, mukaganira hamwe, sinzi niba hano mujya mubibazanya, ukaganira n'umuntu ukamubwira uti ko nakubuze urimo urahigira, ati wapi byaranze inaha. Reka mbabwire, ubu turi abahigi. Abahigi bamwe bacitse mu ngo zabo, abandi bacitse iwabo, abandi bacitse mu mahema y'iwabo, ntibaheruka mu rusengero, barimo barahiga. Reka ndabarahiye, nta muhigi ugubwa neza. Nta muhigi ugubwa neza. Esawu yari umuhigi. Bibiliya igaragaza yuko yageze aho ngaho abona ikibazo kimuremereye ari inzara. Umunzani we warapfuye, agereranya ibintu bifatika n'ibintu bitagize gute? Bidafatika. Umugabane w'umwana w'imfura byari ibintu bidafatika, ariko bifite ahazaza hakomeye. N'uyu munsi wa none umuntu arakubwira ati ibintu by'agakiza, ibintu byo gusenga, ntago wabigereranya n'ibintu bifatika by'uyu munsi wa none. Abantu bateye umugongo agakiza, barimo bararwana n'uburyo bafata ibintu bifatika. Kandi ibi bintu mwita ibintu bifatika, Bibiliya yo ivuga ko bitagize gute? Nabyo ntibifatika. Nabyo ntago bifatika. Hari igihe umuntu abona amafaranga akayafungisha amenyo n'inzara akayazirika, ariko amafaranga ntafungika, nicyo kibazo cyayo. Ujya kubona ukabona uwo waruzi wayaziritse neza niwe atakibarizwaho. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ikibazo cyabaye ni kimwe. Uyu Esawu ubuzima bwanze, yabonye nta kindi yakora, agurana umutsima n'ibishyimbo, abigurana ubutware. Nahoze nsoma amagambo mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 77. Satani arimo arabwira abantu bo muri iki gihe ngo imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye. Ho ni Satani. Imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaha ubukire, umunezero n'icyubahiro no kwishima. Ariko Satani hari ibintu bibiri asaba abantu: mwumvire inama zanjye, mureke kwemera gutwarwa n'ibyataye agaciro by'ubunyangamugayo no kwitanga.
cyo nashaka kubabaza ngiki, kondisiyo ebyiri kugira ngo satani aguhe ubukire, aguhe umunezero, satani aguhe icyubahiro, satani aguhe kwishima. Arasaba ibintu bibiri. Hari abantu bari bazi yuko uyu munsi kugira ngo satani aguhe amafaranga bisaba kurara ngo ikuzimu. Ibyo bintu ni ubujiji cyane. Ikuzimu se ni hehe? Ahubwo ubu satani abantu biteguye bashaka ko abaha amafaranga. Ntabwo bigisaba ko bajya kurara mu irimbi, ntibibasaba kuva hano bakajya muri Tanzania n'ahandi. Oya, kondisiyo ni ebyiri. Icya mbere, gabanya ibintu byitwa ubwitange. Icya kabiri, ujugunye kure ibintu byataye agaciro byitwa ubunyangamugayo. Ubundi ndahita nguha ibyo ushaka byose. Kandi koko niko bimeze. Ubunyangamugayo twabujugunye cyane. Nta bunyangamugayo bukirangwa mu bantu. Ariko nimureba muri Bibiliya, mbere yuko Yesu avuka, Imana yasutse umwuka w'ubunyangamugayo. Mbere yuko agaruka, Imana izasuka umwuka w'iki? Ubunyangamugayo. Ariko icyo gihe nicyo gihe satani azaba ashaka ko ubunyangamugayo bushira mu bantu. Kera umuntu yarambagizaga umukobwa, abantu bakamubwira bati sha witoreye umukobwa mwiza, witoreye umukobwa rwose w'umuturage w'umukirisitu, ntabwo azakwahagiza. None ubu uyu munsi wa none abantu benshi tubakira baje gukora ubukwe baramaze gusambana ngo bipima yuko ari bazima. Ubunyangamugayo nta buhari. Nta buhari. Ubunyangamugayo bwarakamutse. Urabwira umubwiriza ikibazo ufite ngo mufatanye gusenga, bwacya akagishyira mu kibwirizwa. Yarangiza ati uwo muntu ari hano ariko simubabwiye. Uratura inote ya 5 wajya kugaruza ugasanga aho abadiyakoni babarira amafaranga ntihageze. Ukibaza se ko nyirekuyemo, ukabaza uwo mwari mwicaranye ntabwo yabonye nyashyiramo ra? Yego rwose. Ariko ukabona abagabo beza n'abakobwa beza, ubona bakeye rwose mu maso, bamanyukanye amasahani batera intambwe ngufi, wageraho babarira amafaranga ugasanga nta note ya 5 igize gute ihagera. Umuntu yarangiza ati mungarure, bakarebana bati impamu y'Imana, hari umuntu watuye 5. Kangera ikintu mbabwira, umuntu araguhereza amafaranga y'inyubako, uzayantangire muri no minsi simpari. Umuntu yarangiza agaceceka, ku munsi ku isabato wa muntu yaza bakamubwira batari ko wadutereranye byagenze gute ya gahunda yawe? Hati reka dati urya munsi narabikemuye. None se tujyane mu gitabo bakayabura. Wajya kubona akabaza wa muntu ati byagenze gute? Maze iminsi ntari inaha ariko muyobozi harya ntago nakubwiye ko yamaye amafaranga ra? Naho yarariwe nuko ukanuye. Ubunyangamugayo. Uri murafata abakobwa bakimbagiye ngo bagutwaze impano, garsodoneri wamuhaye envelope, ukajya kubona ukabona arimo aragenda zireba, itanzwe n'umugabo uremereye ayishyira iburyo, itanzwe n'umukene wo mu cyaro ibumoso. Yarangiza akaza kugira gutya ati dore ngizi, kandi ubwo ngo niwe watoranyije mu nshuti. Ubunyangamugayo satani arimo aravuga ngo bwataye agaciro, mubushyire ku ruhande murebe. Ubu nagira ngo mbabwire, niba Esawu yaragurishije umugabane w'umwana w'imfura, ikintu abadivantisiti twari dusigaranye twarishaga mu kazi ni ikintu cyitwa ubunyangamugayo gusa. Niyo turufu yonyine twari dusigaranye. Namwe mubirebe neza, ahantu mukorera murabizi ko abantu benshi barabanga, aho murangurira ntago babavuga neza. Ariko ubu ikintu twari dusigaranye ni kimwe. Umuntu yavugaga ngo mpamagarira mudivanyi ubakire, abandi bose barananiye. Ikintu ubu turimo kugenderaho ni ubunyangamugayo. Kandi Imana ntishobora kugira ikintu ikorana n'abantu ubunyangamugayo bwabo bwaratakaye. Muri Luka, tujyane muri Luka Bibiliya zanyu, igice cya 5 umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 5. Luka igice cya mbere umurongo wa 5. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya,
wo mu mugabane wa Abiya. Uwo yari afite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Umurongo wa 6, bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari iki? Ari inyangamugayo. Imana itugarurira umwuka w'ubunyangamugayo. Umwuka w'ubunyangamugayo Bibiliya igaragaza ko bituruka he? Kugendera, kuba umukiranutsi, kugendera mu mategeko y'Imana ndetse no mu mihango y'Imana. Ibi bintu bituma umuntu ahinduka inyangamugayo mu kazi. Ariko uko mugenda mushyira amategeko y'Imana ku ruhande, twajya ku ifunguro ryera ukatsa imodoka ugataha, uzamenye yuko ntuzahura n'ubunyangamugayo. Ariko buriya mu bintu byanejeje muri iri torero ni ukujya ku ifunguro ryera. Uzi ko ku ifunguro ryera niyo waba uri umuntu wiyoberanya, iyo umaze koga ibirenge, bamaze kukoza ibirenge, umva imbere yawe haba screen, televiziyo nini, ukareba ukuntu wazengereje abantu. Ifunguro ryera rituma umuntu yicekinga, akamenya ububi bwe n'abantu batagize gute, batamuziho. Ariko muzarebe hasigara bangahe. Rero ikintu cya mbere abantu bagiye kugurisha ubupfura n'ubutware. Ariko Yakobo yavuze amagambo akomeye mu Itangiriro 32 umurongo wa 11. Yakobo asubiye iwabo yabwiye Imana, abwira Imana ati, Imana, nambutse njya muri kiriya gihugu nari mfite inkoni yonyine, ariko noneho ngarutse warampaye ubushobozi. Iri somo riratangaje cyane. Nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire ngo iri somo muryandika ahantu. Itangiriro igice cya 32. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. 32 umurongo wa 11. 32 umurongo wa 11 haranditse ngo, 32 umurongo wa 11, umurongo wa 10. Kandi Yakobo arambaza ati, Mana ya sogokuruza Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka, ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani mfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe ingahe? 2. Ibyo ni ibitangaza Imana yakoze. Wambutse Nyabarongo n'igare utaritega, waje muri ino Kigali n'ikarita utayigurira ngo uyirareho, ariko umaze guhinduka imitwe 2. Ufite business 2, ufite amafamiye 2, famiye yawe nigukomokaho, ufite ubushobozi, ufite amaboko mu rugo iwawe, ukagira n'amaboko mu itorero. Ariko kuki mutibuka? Iki ntabwo ari cyo gihe cyo kugurisha ubupfura Imana yabahereye mu nzu yayo ngo mushake uko mubaho. Ariko abantu bageze kure. Nigeze gusoma, ese ni ibiki byarangaga Esawu? Paje 142 mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi haranditse ngo, ariko Esawu ntiyakundaga gusenga. Mutega amatwi, abantu biteguye kugurisha ku kiguzi giciriritse. Niba ufite umwe muri iyi mico ngiye gusoma, wowe utegura amasengesho, ushaka umwanya wo kwihererana n'Imana, utabaza ijuru kuko ugeze mu manegeka. Esawu yari ateye ati, ntiyakundaga gusenga, ntiyitaga ku mibereho y'ibyiyobokamana, ibyajyanaga n'ubutware bw'ibyamwuka ntago yabyishimiraga, ndetse yaranabyangaga. Kuri we byari inzitizi. Amategeko y'Imana ariyo shingiro ry'isezerano ry'Imana. Kuri Esawu yari nk'ingoyi y'uburetwa. Amategeko y'Imana yabonaga ari ibintu bimuzitira, bituma adatera imbere. N'ubu hari abantu bicaye bavuga batariko iki kintu cy'isabato gihora kimbangamira, niyo mpamvu nabona amafaranga, ubu nzabona poste nziza ku kazi gute? Ibi bintu by'amasabato bihora bimbangamira.
uresa usenge cyane. Yihugiragaho, yumvaga atifuza icyamubuza umudendezo wo gukora ibyo ashaka. Kubwe gukomera n'ubutunzi, kurya no kunywa no kwinezeza nibyo byitwaga umunezero. Yanezezwaga n'umudendezo usesuye w'imibereho ye yo kuzerera ku gasozi. Ibi bintu ngo nyina iyo yabyibukaga agahinda karamwicaga. Niba izi ndangagaciro rero zifite, Kigali uzayishobora pe. Yewe uzava muri Kigali ujya no muri Afurika y'Epfo uzahashobora. Uzava hano ujya i Bugande uzahashobora. Uzahaguruka nawe ujye muri Amerika uzahashobora niba uteye nk'uko Esawu ateye. Ariko hari ahantu hamwe utazatura, mu bwami bw'Imana ho ntiwahatura. Ugeze he ugurisha ubupfura n'ubunyangamugayo? Icya kabiri kigomba kugurishwa, Luka igice cya 22. Ubwo ibi ni ibya mbere, tugeze ku igurisha rya kabiri. Turimo kwiga icyigisho kivuga ngo ubuzima budusaba kugurisha byose. Abo ni aba mbere, ubu hari abamaze kugurisha. Luka 22. Luka igice cya 22. Bibiliya igiye kutubwira igitekerezo cya Yuda. Yuda Yesu yahamagaye, Yuda akabana na Yesu, ariko Yuda byarangiye gute? Igice cya 22 ndasoma umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Luka 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yendaga gusohora. Bibiliya iravuga ngo iki? Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda. Hari igihe ureba umuntu yaratinye rubanda ukagira ngo ni umukiranutsi. Hari igihe umuntu atinya abantu akagira utuntu dukorwa twiza akora. Reka mbabwire, gutinya abantu bituma umuntu yibombarika, ariko abibombaritse muri ino minsi Yesu azajya kugaruka barirekuye. Kwibombarika bizaba bitagikunda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, yari mu mubare wabo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenzereza. Baranezerwa, basezerana kumuha ifeza. Aremera, maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rutagize gute? Rudahari. Yuda Yesu yamuraritse mu bandi. Amaze kumurarika amuha impano yo kwirukana abadayimoni. Yuda nawe yari umuvugabutumwa mwiza, ariko uko Yuda yabanaga n'intumwa yahoraga abona abigishwa nk'abantu baciriritse batazi gukoresha igihe bafite mu kugishakamo amafaranga. Yuda yihaye gahunda, aravuga ati ariko buriya umuntu w'umuhanga ibintu byose arimo agomba kugira ikintu ashikuzamo. Arangije asanga Yesu yirirwa akiza abantu, atubura amafi n'imigati. Yuda aravuga ati ariko kubera icyo aba bantu bafite ibintu byiza ariko batazi kubibyaza amafaranga? N'ubu turabafite bameze nka Yuda mu rusengero, akantu kose abashaka uburyo yagashinguzamo amafaranga. Ubu muzi abakomisiyoneri bicaye aha ngaha, abantu baba abakomisiyoneri no mu by'urusengero. Umuntu akaza ukamubwira uti jya kugurira itorero ibi n'ibi, akagereka waye. Nabo baba biriwe mu kazi bakansize mu busenge, ndakuramo iki? Niba ari icyuma nk'ibi ngibi by'inkingi ikigura 10,000 akacyandikaho 13, mukamubwira mutuzane 5, akavuga ati kenze nayo ngayo, ntako mba ntakoze nanjye. Hamagara umutekinisiye ku rusengero kamazi uti se urihe materaniro ko agiye kugera? Muyobozi nagiye mu kiraka kandi aryamye iwe. None se biragenda gute? Erega muyobozi, njyewe aka kazi nkora niko kantunze, ubu urambwira ngo manuke ku gikwa ndararira iki? Umuyobozi yarangiza ati njye n'akana turi kumwe, tega moto uze turaguha amafaranga ayo bari kuguhemba kuko amateraniro ari bube. Tega moto ubanguke. Wajya kubona ukabona amanutse yisize puderi. Avuye he? Avuye ku gikwa rwose. Mwaganira akakubwira ati rega umuntu wese akamiza aragiye.
reka ngire ikintu mbabwira, ntidushobora kubona ubwiza bw'Imana tukiri abapyesi mu nzu y'Imana, ntabwo bishoboka. Yuda ngo iyo byageraga nimugoroba yabaraga ibikorwa byakoze, akabara amafaranga byatwara biramutse bigurwa amafaranga, ngo yakuraga amaye akarara yihembye. Mu gitabo cy'ibivuzwe bibe byose bavuze yuko ikintu cyatumye Yuda agurisha Yesu ni kuri paje 485, 486, 487 haranditse ngo amafaranga make yakomezaga kwakira mu ntoki ze yakomeje kumubera igishuko, birangira atanze shebuja. Udufaranga twa buri mwanya tumanuka utatuvunikiye. Ubu muri ino minsi dufite abakobwa barimo kurya amafaranga y'ubusa. Bitese ni byiza, amakuru ni meza, sha nyamara ndagukunda. Okay, ni byiza niba unkunda, none se ko naguhamagaye nkumva telefone yawe ntiriho, sha nari nabuze amayinite. Noneho reba kuri mitiyu yawe ureba amayinite nohereje. Umunyagwa akaba yohereje amayinite y'ibihumbi 20. Ubundi niyo waba utanga amatangazo kuri radio wavugisha ayo mafaranga. Ayo ni amafaranga aje atagira ingaru, ariko ayo mafaranga ukuyamira. Buriya iyo bagiye kuroba ifi haba hari akantu kitwa indobani, murakazi? Gasongoye gutya. Kariya kantu k'indobani ni gatoya kuko ifi ibigomba kutakabona, ahubwo ikabona umunyorogoto bashyizeho. Noneho rero iyo bashyizeho umunyorogoto, musanzwe muzi ko umunyorogoto nawo wihina. Kariya kantu nako bagakoze bagahina nk'uko umunyorogoto ugize gute umeze. Ifi iyo ihuye n'uriya mutego, ubundi ifi ntabwo igikunda kurya ibintu binini, aho kugira ngo irumeho akantu gato yumva uko bimeze, iyo ibonye umunyorogoto wihinnye ihita ivuga iti nta mpamvu yo kwirirwa nkanjakanja ndamiriraho. Ihita imira, kiriya kintu kiragenda cyagera mu gifu, imaze kukimira igahita imenya ko imiza akaga, iratangira ikinyeganyeza igasanga biri mu mara. Kuruka ntago bishoboka. Nongere mbwira abakobwa baraha mwimenyereje kurya amafaranga adafite ikibazo. Mbwira abagabo baraha n'abasore baraha barimo kurya amafi muri bare adafite iki, muzashaka kuruka byanze. Udufaranga twamenekaga mu ntoki za Yuda buri munsi. Utwo dufaranga ngo twagize uruhare mu kumwangiza. Uyu munsi wa none abantu babika amafaranga mu bimina, abantu babika amafaranga mu makorari, abantu bahora bakira udufaranga mu ntoki tw'abantu yampere kanaka. Reka ngire ikintu mbabwira, Satani ageraho akazamura imyumvire yawe, ukazaza wifuza ibingana n'amafaranga yaguciye mu ntoki kandi utabyinjiza. Byarangiye rero Yuda yarebye mu isanduku y'intumwa asanga amafaranga yarayibye, yarayamaze. Mu minsi yashize, hari hashize iminsi Mariya azanye amavuta, Yuda barayo mavuta abana yarakagombye kuvamo amafaranga kuko isanduku yarahungabanaga. Kubw'ibyo rero Yuda yari yaramenyereye ko mu isanduku hagomba guhoramo ikintu kugira ngo akuremo ajyane iwe. Umunsi umwe rero bucya isanduku yakonoje. Yuda arangije ashaka ahantu ari bukura amafaranga biranga, ariko yibuka ko Yesu ahari kandi ari imari. Harangije aravuga ati ariko uyu mugabo ni umuhanga, ndamurya ari we nta kibazo ngirana nawe, ari n'abamutwaye nabo arakora igitangaza bacike, ndarya amafaranga adafite ikibazo. Ngo Yuda yagiye kubona abona Yesu baramufashe, baramukubise, Yesu arakubititse. Abona Yesu baramukubise arakubititse. Yuda aravuga ati ibi bintu ni ibiki? Aravuga ati ariko ntabwo ari bwemere ko bajya kumwica. Abona urubanza rwo gupfa rwo bagize gute, bararuciye. Abona Yesu nta kintu akoze. Yuda araza azana ya mafaranga, arababwira tumva rero dore ngaya, nibyo koko nari nkennye nari nshonje, ariko namwe serivisi mwansabye ni y'amaraso. Aya mafaranga n'ay'amaraso muyasubirane. Ayahereje umutambyi, umutambyi arayanga kuko amategeko yavugaga ko amafaranga yasohotse mu isanduku agiye mu buryo yasohotsemo atemererwa kugaruka. Barayarekura agwa hasi. Yuda yaragiye ariyahura. Abantu bavuye kubamba Yesu bafite agahinda, bafite umubabaro bacecetse, ngo batunguwe no kubona umugabo ubyibushye w'umusirimu
wimanitse ku mugozi, arangije kubera ibiro byinshi arahanuka yikubita hasi, amara amusohoka mu nda. Kandi ngo imbwa z'inkwakuzi, imbwa zari zatangiye kurya amara ye. Ngo barangije bavumbura ko ari we wagurishije Yesu. Barangije baraza babwira abatambyi bati rero wa muntu wabahaye serivisi ubu nta kintu mwamukorera, dusanze imbwa zirimo kurya amara ye. Abatambyi bati mufate amafaranga yari yemeye, mugende muyaguremo ubutaka, mubwite ubutaka bw'abatagira bene wabo, nimurangiza mumufate mumushyinguremo, hajye hahambwa abantu bapfuye urupfu rumeze nka ruriya rwe. Yuda bayubatse izina ryo kwitirirwa irimbi, kandi Imana yari yaramuhamagaye ngo azitirirwe izina rya Yesu. Kanjye ikintu mbabwira, muri ino minsi hari inzara irimo gusaba yuko n'umwami Yesu umugurisha. Ugeze hehe ugurisha? Byatangiye gake gake, byatangiye Yuda atanyurwa, birangira akunda amafaranga, birangira abaye imbata. Ubu uyu munsi wa none mwatangiye mutanyurwa, mutera intambwe yo gukunda amafaranga, ariko musigaje gutera intambwe imwe yitwa kuba imbata z'amafaranga. Kuba imbata z'amafaranga nabaha urugero rworoshye. Nta muntu ufite umubyeyi mu cyaro wari wumva ukumva nka papa wawe araguhamagaye akubwira ko yarembeye mu buriri, ukamubwira uti se kutagiye kwa muganga, agahita akubwira ngo amafaranga yagira gute yavaye. Ariko wajya kumusura uhageze amafaranga yo kwivuza yarayabuze, agahita akubwira ati iyi nka iherutse kurwara inzoka, dore veterineri waha hepfo namuhaye ibihumbi 50 kugira ngo ayivure yari ipfuye, erega iyi nka niyo ngewe. Ndagira ngo mbabaze, uwo muntu yabuze amafaranga cyangwa ahubwo yaracuramye? Ikibazo gihari ngiki, uko tugenda dukunda amafaranga igihe kizagera duhinduke n'imbata zayo. Ugeze he ugurisha Yesu? Ubucuruzi bwa gatatu, tujyane muri Bibiliya mu Kubara 22. Kubara 22 hari igitekerezo cy'umuntu bita Balamu. Balamu Imana yari yaramuhaye impano ikomeye nk'umuntu wigeze kuba umuhanuzi. Yari afite impano yo guhesha abantu umugisha. Ariko umunsi umwe Baraki aramwitegereza, abona umuntu ufite ubushobozi bwo gutanga umugisha, uramutse umwiyegereje buriya yanatanga iki? Umuvumo. Byarangiye aramubwira ati ngwino, hari serivisi ngusaba. Ndagira ngo turebe umurongo wa 6. Baraki yohereje intumwa, umurongo wa 6 niwo nshaka. Baraki yohereje intumwa, byagenze gute? Nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha tubatsinde, mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uwuvuma akaba agize gute? Kangira ikintu mbabwira, ubu uyu munsi hari abantu Imana yagiye iha impano zo guhesha itorero umugisha, zo guhesha imiryango umugisha. Ariko nagira ngo mbabwire, ubu bamwe Satani abagejeje aho bagomba gutanga imivumo kandi bitari ngombwa. Hari umuntu nzi, abantu ba hano baramuzi, yahoze ari umuntu mwiza wafashaga abantu, yewe Imana imuha impano, haratangira aravura, akoresha ibitabo bya temperance, abantu akakureba ati urwaye ibi fata umuti. Hako nigeze guhura nawe ambwira yuko ngo asigaye yirukana ngo abadayimoni akoresheje ibyatsi. Tamaza ugeze kuri urwo rwego ati ntukampinge wowe, ibyatsi mfite ibyatsi rwose nkoresha bikirukana shitani. Ndamubwira ni nawe ugeze ati wowe jya ukoresha Bibiliya yawe usenga umwirukane, ariko nanjye tekinike yanjye nanjye ndabikora. Ndashaka kubabaza, uyu muntu aracyahesha abantu umugisha? Nimwitonde, abantu Imana yahaye impano muri turufu irimo gushakishwa.
aba bantu mubona bafite impano zo kuririmba, abantu mubona bazi kuyobora ubukwe, abazi kuyobora urubyiruko bikaryoha, abayobora itorero rikubaka inyubako ikihuta, abo bantu barimo barashakishwa kuko Baraki abafitiye akazi kandi sako guhesha umugisha. Nimureba umurongo wa 7, abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani bagenda bafite iki? Ariko mwigeze musoma ahantu Balamu yari arwaye? Balamu yari arwaye iki? Undi umuntu bashyira ingemu ni umuntu w'umurwayi, yari arwaye iki? Muri iriya minsi yari afite agakrize k'inzara. Kubera iki? Yahoze anyuzwe akiri umuhanuzi w'Imana. Uko umuntu agenda ava ku Mana niko kunyurwa kwe kugenda kugabanuka. Bagiye rero basanga atanyuzwe ari mu gakrize, kumuzanira ingemu. Mbere yuko yumva ibyo ababwiye yarebye ibyo bazanye. Muri ino minsi ababwiriza bari buroko kutwa envelope ni bakeya. Ubu mwari muzi ikintu kitumaze kubabwiriza? Mubwiriza araza gukora ivuna, bakamujyana bakavuga bati rero twebwe murabona nubwo turi abakuru b'itorero turakennye pe, urugo rwanjye ntabwo rwakwakira umuvugabutumwa umuntu w'Imana, mukozi w'Imana, Imana yasize amavuta. Oya, ubuse yaba ahangaha koko tuba turimo gukaraga imvange tugira gute? Bariya abantu buriya ni abantu b'Imana baba bakomeye. Bati none umubwiriza turamucumbikisherezayo. Bakareba bati kwa kanaka bafite inzu nini, bafite tuwarete mu nzu, bafite amafaranga, imodoka yo kumutwara. Barangiza bati umubwiriza niho azaba. Umubwiriza akagenda akajya mu rugo rw'abakire, mu gitondo bamukubita ifiriti na makaroni, nimugoroba yirenza za nido. Uko agenda azinywa zikubita, ajya kubona akabona umugore wo muri urwo rugo asohotse yambaye akantu kameze nk'agakabutura ngo agiye ku kazi. Umubwiriza ati yampaye inka, ibi ni ibiki? Bati ceceka, ibi ngibi byaramenyerewe nuko ukiri umuturage. Yageze ku ruhimbi rero ajya guterura icyigisho, akibuka yuko aho yabibonye nasubirayo bari bumusezerere kandi bazamuha envelope. Ubwiriza aricara akavuga ati hari ibintu bingwa nabi hano ariko twikomereze. Reka mbabwire, nta muntu utarimo kugurwa, hararokoka bake. Ubuse umuntu yagutwara mu modoka adaheruka gutanga icya10 ugaterura ikibwirizwa cyacyo? Uyu mugabo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Bamwemereye ingemu, bamwemerera ubwinshi n'icyubahiro, bamubwira ko azashyirwa hejuru, icyo asaba cyose akagihabwa. Ariko amagambo nasomye mu bahanuzi n'abami paje 370 kuri Balamu aravuga ngo Balamu yakunze inyungu zizanwa no gukora ibibi. Umushukanyi ahora yerekana inyungu z'iby'isi n'icyubahiro kugira ngo ateshure abantu mu murimo w'Imana. Ababwira ko gushishikarira cyane umurimo bakora ari byo bibabuza kugwiza ubutunzi. Aya magambo niyo nashakaga. Satani arimo arongorera abantu yuko umwanya bamara ku rusengero, umwanya bamara mu nama z'itorero, umwanya bamara barepeta, umwanya bamara ku rusengero bigisha abana, umwanya abadiyakoni bamara barimo gusura abizera. Satani aricara akababwira ngo inkomoko y'ubukene mufite ni biriya. Kandi buri muntu wese uraha amatwi ye, Satani yagiye akongorera yuko uko urushaho kwinjira mu bintu by'Imana ariko urushaho kuba umukene. Ubu rero umuntu asigaye abona umuntu waje ku rusengero saa 9 aje nko gukoropa ku rusengero, aragize akambwira ati uracyarinjije nka kera koko. Kangira ikintu mbabwira, uko murimo kugenda mugabanya umwanya w'iby'Imana mwakoraga, niko muzanasanga no kunezezwa n'ibyo muvunikira nabyo byagabanutse. Ugeze he ugurisha impano? Kugurisha kwa nyuma kuri mu Itangiriro. Itangiriro igice cya 47, twihute. Itangiriro 47. Bibiliya iratangaje. Aha iri soko ryo rirababaje. Bantu b'Imana
mushake umwanya w'Imana. Itangiriro 47 hari igitekerezo kibabaje. 47 umurongo wa 13. Umurongo wa 13, abantu b'abahanga Imana yahumuye amaso, ngaha aho isi igeze, ngaha aho isi ishinze ikirenge, ngaha aho abantu bakeneye gutabariza Imana kugira ngo Imana itabare ubuzima bwabo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo amarinete Satani yakwambitse akwereka yuko igihe kigihari, ukwiye kuyakuramo ukambara amarinete atwereka yuko iwacu ari bugufi. Ntibigitinze, nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite. Imbabazi z'Imana zirimo zirarangirira ku bantu. Bibiliya iravuga ngo iki, umurongo wa 13, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari iki? Yari nyinshi. Uretse iyi nzara y'ibiryo murimo kubona, hazagerekaho n'inzara y'ijambo ry'Imana. Umuntu ajya ahagarara imbere y'abantu ababwirize, bashaka ikintu bakuyemo bakibure. Kubera ko abantu bazatangira guhabwa ibibwirizwa bari bubwirize bidafite icyo byishe n'icyo bitwaye. Inzara izabica ibintu. Icyabaye ni iki? Abasomyi ba Bibiliya bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Inzara yateye i Kanani aho Yakobo yarari, kandi Yakobo ni umuziranenge, kandi aho hantu bita i Kanani ni naho Imana yari yarabwiye abantu ko ari cyo gihugu Imana ikura Aburahamu iwabo muri Uriya w'Abakarudaya. Yamubwiraga ko imujyanye mu gihugu gitemba amata n'iki? N'ubuki. None inzara yateye mu Egiputa, iteye n'i Kanani. Bivuze ngo iki? Imeruka izaba mbi cyane, yaba ku bantu bazi Imana no ku batagize gute? No ku batayizi. Ariko hari itandukaniro. Itandukaniro ryabaye irihe? Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu yande? Ya Farawo. Twihuta kuko iminota yacu ari mike. Kugira ngo iyi nzara bahangane nayo byagenze gute? Iyi nzara yari mbi. Icyambere, habanje kubaho guteranya ifeza zose mu gihugu, zirangije zitwa iza Farawo, haba haje inzara y'iki? Y'ifeza. Hagomba kubaho inzara y'amafaranga, mukazaza muyashaka mukayabura, icyakora mugasigarana amagambo yo kuvuga ngo amafaranga yagiye. Kubera iki? Hari aho agomba kuzirikirwa, akazaza ahabwa abujuje kondisiyo zayo. Inzara yarakomeje. Hakurikiraho igika cya kabiri. Noneho ibintu bindi byari bisanzwe bivamo amafaranga nabyo byageze aho bigomba guhinduka iby'abantu bake. Inka, intama, amatungo, ibintu bari basanzwe bakuramo amafaranga, byarangiye bagarutse kwa Farawo bati none inzara ko yakomeje tubigenze gute? Izi nka n'izi ntama n'ibiki nabyo ni mu bisubirane. Vuba bidatinze muzasanga leta zo mu isi zikize kurusha abaturage bazo. Aho niho ubuhanuzi burimo kwerekera. Igihugu nka Amerika bakubwire ko ari cyo gihugu kiguriza isi yose, uhure n'abazungu bari mu miferege babuze naho barara, bari ahantu mu bimoteri. Usanga umuzungu, n'amafoto muzayabona, umuzungu arimo kurya ibintu biri mu gikombe, acungana n'ibintu byarengeje garanti kugira ngo abe ari byo arya, ariko igihugu cye ari iki? Igihangange. Aho niho ubuhanuzi bwerekera. Inzara yarakomeje, noneho ibintu biranga, bikomeje kwanga, abantu bagaruka kwa Farawo bati rero murabizi nta kintu dusigaranye ubutaka n'iyi mibiri yacu gutya mutubona duhagaze, none turabigenza gute ko inzara yabaye nyinshi? Etape yo kugurisha yateguraga iyindi etape yo kugurisha. Ngaho nshaka kwerekeza rero,
wowe watangiye kugurisha agakiza, ukagurisha ubunyangamugayo, ukagurisha umwami Yesu, n'izindi ntambwe uzakomeza kuzitera ugenda ugurisha, iminsi yanga ugenda ugurisha. Abantu baraje bahagarara kwa Farawo bati imibiri niyo dusigaranye n'ubutaka. Ese byarangiye byo birokotse? Reka da, imibiri barigurishije, ubutaka barabugurisha, byose bihinduka ibya Farawo. Ariko reka mbabwire bantu b'Imana, ubu ntago muratangira kuririmba indirimbo ivuga ngo twabuze gakondo. Tuyirimo turi abaki? Ako uzi gukodeshwa ubutaka. Mu minsi yashize twarabyinnye batwongeje, harya imyaka bayigize ingahera? Bari baragize 15, umuntu akazaza aserera, barangije bayigira myinshi, nukuzaza mucungana nayo. Icyakurikiye nimureba neza muri icyo gice, ibintu bimaze kwanga, umurongo wa 23, Yosefu abwira abantu ati dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi muzabibe ku butaka, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 cy'icyatamurima, ibice 4 bizajya bibi byanyu ngo mubikureho imbuto zo kubiba. Harya ubwo bazabika? Nuvuga ngo bazaza babona ibyo kubiba, ariko ibyo kubika hari aho mubisoma? Simwe mbaza, hari aho murimo gusoma kubika? Oya, mwebwe ni ukubiba, mwamara kubiba mukazana ibyo mugomba gutanga, mukongera mukajya kubiba. Nta hantu hari ikigega. Muri ririya somo hari aho mubibona? Nta kigega. Ikindi kintu gikomeye, umurongo wa 25, abantu baramusubiza bati udukijije urupfu, tukugiriyeho umugisha databuja, natwe tuzaba iki? Tuzaba imbata. Baravuga bati inzara yari ikomeye, ariko ubwo muyidukijije twiyemeje kujya mu bubata. Hari itangazo rya Farawo ryasabaga ububata. Ubu rero nagira ngo mbabwire, umuntu udafite Imana yitegure yuko agomba kuba imbata z'ikintu cyose. Ariko Yesu yaganirije abigishwa be, twisoreza Luka 22 umurongo wa 36. Luka 22 umurongo wa 36. Yesu abona ibihe by'akaga bimwegereje, yarebye abantu abona bafite ibintu byinshi, ariko abona bakeneye ikintu kimwe cy'ingenzi. Nshaka kubwira abagore bari aha ngaha ko iki kintu bagikeneye. Ndashaka gukangura abagabo bari aha nkababwira ko iki kintu gikenewe. Oya, ndashaka gukangura abasore bari aha nkabereka ikintu gikenewe. Ndashaka gukangura abantu bavukiye mu itorero bari aha mbereka ikintu gikenewe, niba udashaka kuzahinduka imbata. Bibiliya iravuga ngo iki? Yesu arababwira ati ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza agire gute? Ninde wari urufite? Ni Yuda. Yuda yaciyeho. Arongera arabareba arababwira ngo n'ufite imvumba nawe nuko. Hari abantu bagendanaga imvumba yabaga irimo utwo kunywa abigishwa banywaga bari mu rugendo rurerure. Uyu nawe Yesu yaramubwiye ati nawe uyigumane. Murabizi uko turaha ari abaririmbyi, dutwara agacuma k'amazi akonje kugira ngo duhe abantu bamwe. Ababwiriza, ibibwirizwa byacu ni agacuma k'amazi akonje duha abantu bakanywaho. Ufite imvumba nawe ayihamane. Ariko utabifite agura umwitero we, agurisha umwitero ngo abone uko agura iki? Inkota. Ibi byari ubuhanuzi. Petero yahise agira ngo bavuze inkota isanzwe, ahita yikuraho yari yarayihisha, abwira Yesu ati dore ngize 2. Yesu aramureba ati zo ziramaze. Mu magambo make, zo nta kintu zimaze.
Petero amaze kwihakana Yesu nibwo yasobanukiwe ko Yesu yababwiraga ngo ibintu byose bibarimo babivemo basigarana inkota y'ijambo ry'Imana izabafasha guhangana n'ibihe gusa. Inama ntanga, amafaranga ufite shaka umwanya ugura ibitabo. Inzu nziza wubatse shaka icyumba kimwe cyo gushyiramo ibitabo, ugishyiremo ameza, ushyiremo umusambi, nushaka ushyiremo n'igitanda, ushyiremo icupa ry'amazi, nurangiza ushyiremo agateleviziyo n'akaradiyo. Ubwo ndimo ndabwira abantu bafite amafaranga. Mu masaha ukora urutonde, ushaka isaha imwe mu gitondo n'isaha imwe nimugoroba byo kwinjira muri icyo cyumba. Uzaza ukuramo imbaraga, ukuremo inama n'ibibwirizwa byo gutanga iwawe muri saro. Ariko nagira ngo mbabwire, abantu dutanga inama zo muri saro tuje ku kamoto, nta nama n'imwe izafata. Uje ku kamoto wirukanka ubwira umugore ngo shyira abana muri saro nze dusenge, wiyiririwe mu kazi mu bwesikoro n'ubucakura n'ibihombo n'iki, nta kibwirizwa watanga. Abana baranakura akavuga ati papa nawe arananiwe, umudamu akisinzira n'abana bagasinzira, indirimbo mukazaza muririmba ibice mubivangavanga. Mugurishe ibintu byose. Hano hari abantu bambaye umwitero w'idini rwose bamerewe neza cyane. Ugurishe ushaka inkota. Inkota y'ijambo ry'Imana niyo yonyine izadufasha guca muri ibi bihe turimo, bitari ibyo karabaye. Nta kintu nkwijeje rero, wowe watangiye kugenda ugurisha utuntu gake gake, nta kintu nkwijeje uzakomeza kugurisha. Ariko Paulo yaravuze ngo kuri twebwe Yesu ni ubutunzi butagurishwa. Imana imfashe kugira ngo ubu buzima ndimo butazatuma ngurisha umwami Yesu, kandi nawe bikumerere gutyo mu izina rya Yesu.